twavuga ko mu bintu dukora byinshi bitandukanye cyangwa se twavuga hari ibyo tugura bikoze. Iyi ni isukari ya stevia. Iyi sukari abantu benshi bamaze kuyimenya, ni isukari abantu bafite ikibazo cya diabete cyangwa se abantu bashaka no kwirinda kugira ingaruka ziterwa n'isukari isanzwe bakoresha. Aka gacupa isukari ikorwa na dufite ubwoko bubiri, hari iyi ngiyi ya stevia. Iyi ngiyi ikorerwa mu Rwanda, ikorerwa n'abitwa Ubuzima Limited, abo ni bamwe. Hanyuma tukagira n'iyi ngiyi, tukagira n'iyi nayo isukari ya stevia. Aba bayikeneye mwadushaka tukayibagezaho, ushobora kuduhamagara mukatubwira muti turashaka isukari ya stevia, twayibagezaho. Ntabwo ari ibyo gusa, uyu munsi twateganyije ko tubagezaho ibintu bitandukanye. Ikirungo cyitwa turmeric cyangwa se turmeric, abandi bayita, nibagiwe gatoya izina ryayo mu Gifaransa, curcuma niko yitwa. Iki ni ikirungo cyiza cyane gikorwamo ibintu bitandukanye. Ushobora gukoramo umuti w'amenyo, koza amenyo, ushobora gukoramo umuti, ushobora kuzishyira mu muceri, ushobora kongeramo ibintu bitandukanye. Nyine ubwo ni ukuvuga ngo wahageze bitewe n'ikibazo utuzaniye cyangwa se n'ikibazo wumva ufite, twagikemura dukoresheje iyi turmeric, murambabarira ku cyongereza, turmeric cyangwa se curcuma. Tukagenda tugufasha dukurikije niba ikibazo twabonye ufite gishobora gukemurwa na turmeric cyangwa se curcuma. Ibirungo ni ibintu byiza umuntu agura, umuntu akoresha aho ngaha nyine. Ubwo nacyo kiri mu byo dukoresha, mu byo tujya twifashisha. Vanga tuzanabereka n'ibindi, kuko ubundi akenshi hano ibintu dukora ni service. Ni ukuvuga ngo uhageze nyine tureba ikibazo ufite tukagikemura dukoresheje ibirungo no kubivanga. Iyi ngiyi bayita flax seeds, abandi bazita linseed seeds. Zivamo ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora gukoramo gel yo mu mutwe, gel nziza cyane ukoresha ushyizemo, ukoresha nyine, hari ubuhanga bwacu dukoresha tukagenda tuyivanamo, bigatuma nyine tubasha kugufasha bitewe n'icyo bibazo ufite. Cyangwa se ikunda gukora cyane ku bantu bacika imisatsi, abantu bafite ya misatsi yabananiye ibagora. Ariko ntabwo ari icyo ngicyo gusa, ifitemo proteine nyinshi cyane ndetse na omega 3 ku bakunda kugira ibyo wongera mu mirire, cyane cyane abantu bari baba vegetarian, baba badashaka kurya amaproteine aturuka ku nyamaswa. Iyi ngiyi barayikeneye cyane. Dufite kandi castor oil. Castor oil ni amavuta nyine ava mu gihingwa cyitwa castor cyangwa se ricin. Nayo tuba tuyafite biterwa n'ibyo twabonye ko ukeneye, maze tukaba ariyo dukoresha mu byo twabonye ko nyine ukeneye. Dufite kandi n'izi ngizi ni pumpkin oil. Iyi ngiyi inakorerwa hano mu Rwanda. Biriya bindi maze kubereka harimo ibiva mu Buhinde, harimo ibiva muri Afurika hano. Iyi ngiyi pumpkin oil ikorwa n'umwana w'umunyarwanda, nayo turayikoresha. Hari ibyo tuyikoresha nyine bitewe n'icyo tugamije cyangwa se icyo dukeneye. Hanyuma nanone dufite iyi aroma. Iyi ngiyi, ibi ni ibirungo bitandukanye. Hano ni harimo herbal tea, natural products, harimo green meal, mbese harimo rosemary, harimo rosemary, ginger, thyme, black pepper, cinnamon, cloves. Urumva ko ni ibirungo byinshi kandi bishobora kugufasha bitewe n'ikibazo nyine waba ufite. Iyi nayo tuba tuyibafitiye. Ngewe ndamvuga ko ari all in one tea. Iyi ngiyi nayo ni nziza cyane ku buzima. Ni ukuvuga ngo yagufasha, urabizi ntabwo
ubundi biba byiza cyane iyo wirinze indwara mbere y'uko warwara wenda ngo ukenere kujya kwivuza. Ahanini urebye iyi ngiyi nicyo ifasha, iyi ngiyi nicyo ifasha. Hanyuma ku bijyanye n'amavuta nyine ubwo hari igihe dukoresha coconut oil, nayo tuba tuyikeneye bitewe n'ibyo twabonye nyine ukeneye, cyane cyane kuri ba bantu bagira ibibazo by'uruhu, bisize amavuta ahindura uruhu hanyuma bagakenera kongera kurusubiza uko rwahoze. Ariko coconut oil ntabwo tuyikoresha yonyine, nyine dufite uburyo tugenda tuvanga dukurikije gravite y'ikibazo. Ese witukuje mu gihe kingana iki, ese wakoresheje amavuta yahe, ese byakugizeho izihe ngaruka, ese ibintu nk'ibyo nyine tukagenda tubireba hanyuma tukavanga amavuta. Iyi coconut oil rero ni amwe mu mavuta tuvanga iyo tugomba kugukorera amavuta yo kugira ngo icyo kibazo usubirane uruhu rwawe uko rwahoze. Ndetse n'abandi bagira ibibazo bitandukanye birimo nk'amaribori ku ruhu, abafite ibintu by'ise, ibifaranga, ibikoroto, nayo tuyongeramo mu yandi mavuta nyine. Dukoresheje amavuta aya ngaya, amavuta asanzwe, amavuta nyine ariko y'ibimera, hanyuma tukagenda tubafasha kugenda musubirana uruhu rwanyu rwiza uko rwahoze. Reka wenda uyu munsi tuse nkaho dusubikira hano, ubutaha tuzajya no mu gikoni tujye tubereka ese ubundi tubikora dute. Tuzajya mu gikoni tujye tubereka uko tubikora kugira ngo nawe ubwawe wenda anytime wanabyikorera da. None se wagize ngo hari umuntu wiharira ubumenyi, waba n'undi nawe yarabwize, natwe twarabwize. Ubwo rero ubutaha nyine tuzagerageza tujye no mu gikoni tubereke uko tubikora. Reka tube dusubikiye aha ngaha uyu munsi. Njye nitwa Mugwiza, iyi ngiyi ni Ingaara Sport TV. waduhamagara kuri 0788 35 0667, 0788 35 0667, hanyuma tukabasha kugira gute kugufasha ku kintu waba ukeneye nyine bitewe n'ibyo ukeneye. Twabigufasha rwose nta kibazo. Icyangombwa ni uko utihererana ibibazo byawe ngo bigumane. Mwakoze cyane gukurikira, reka tuzongere ubutaha.